cyera cyembo n'abantu Imana igirira neza ahangaha. Abonye umukobwa avuze ati kuva niga kaminuza nkayirangiza imyaka 10 irashize sindigera nkora akazi na rimwe. Yaje imbere yanjye nta minsi 40 yashize atarabona akazi. Aravuga ati bisi ndabibona wose uwa mbere. Mwabonye nabandi. Moze watangiye akazi. Do nguri. Amasubizo 8. Ntabwo mwamubonye za hano ejo bundi. Hari ameza biraramara hasi. Nabonye madamu wanyandikira ka message keza. Aradukunda noneho. Yatangiye atabyumva. Kavuga nzaba ndora nibyemera. Ariko aranyandikira nkumva mu mutima ko adukunzi. Ni nkaho yakambwiye ati natangiye kubona yamana ntarinzi. Yayinde bavuga mu magambo batigeze babonesha amaso. Ati natangiye kuyibonesha amaso. Ese ashimwe. Uyu mubyeyi muramwibuka avuga ati mu buhamya ati ntago navaga nasa ngo niture hasi. Ariko ndashima Imana ko umukobwa wanjye yasubiye ku ishuri. Nibitararangira bigomba kurangira. Ibitararangira bigomba kurangira. Ikikubwira kuri ahantu hukuri nuke ubuzima bwawe butangira kubona impinduka. Hano umuntu yerutse kunsetsa umusore mugabo umwe yaje hano. Ngwira wiruka wowe muremure nkanje. Eruka nkuze hano. Ni bande bibuka uyu mugabo aza hano? Fata kamikoro rebe hari yarata. Washana uri umumotari? Yego. Icyifuzo cya mbere ufite turakibuka? Yego. Cyari iki? Cyari cyo gushaka akazi. Kazi kameze gate? Kuko moto nari mfite bari bayitwaye. Bayikwatse. Yego. Naje nsaba akazi ko kugira ngo mbone yindi. Wabonye moto yindi? Narayibonye nyuma yo kwibona naje kubona yanjye. Ubu ufite moto yawe ku giti cyawe? Yego. Hari amezi 3 uramara hano? Oya, nta amezi 3 arimo. Umugore we yararwaye? Cyangwa niwe wari urwaye? Ya nije ndwaye umutwe, narwaraga umutwe icyo gihe ariko ubu ntago kinye. Umutwe nawe warakize? Yego. Ikikwereka kuri ahantu Imana ariyo mwungeri, mwemikora ugende wicarire. Imana yita kubikuruhije igahindura ubuzima bwawe n'amateka yawe. Yesu n'umwami. Yesu n'umwami. Umwami atanzi humure mu mitima yabizeye. Umutima utene utaravuze ngo atanzi humure. Uriya mugabo aza hano yasaga nabi. Yanatubwiye ko nta moto amarana kabiri. Buri moto bamuhaga barahitaga bayimwaka. Uko yagaragaraga, uko yiresherezaga, uko yarameze ku muntu utarimo umwuka w'Imana ngo bari umushumba w'ukuri, yari kubabona ari umuntu nyine wo kumutesha umwanya wa nyakatsi udafite icyo afite. Yaza kumarira umushumba. Yakwibonera Pastor Damascene ubyibushye wambaye karuvate uparitse imodoka hariya akavuga ati ngiye gutinda kuri uyu noneho musengere mpamagara ijoro mvuge mu ndimi izukuri nizo nahimbye kugira ngo nibicamo azamenye mu bwami bwe. Ariko namuhaye umwanya nkubona hayuyu nkubona hayuyu nkubona hayuyu. Ese ashimwe kuko imbere y'Imana uyashobora kuba yemewe kuruta uwo mutekereza ko yemewe. Madamu waranezerewe wajya nyandikira. Madamu ari hehe? Madamu iwaje? Ngwino wiruka nkano. Muri kuntu madamu afite fresher. Nge nabonye n'agasatsi yaragashyizemo utuntu kameze nk'aka kanjye. Komera Yesu amashyi ata wiruka nka mukobwa wanjye. Komera amashyi. None ubwo nafite umudamu mwiza arata. Couple meilleur couple. Meilleur couple. Jesus. Yesu n'umwami rata. Amen. Umwami. Yesu n'umwami. Urashima Imana yagakiza kukuri? Ndayishima cyane rwose pe. Ndayishima nayibonye rwose no mu bikorwa biranagaragara. Uko naje meze nagari ko. Ubu ngubu muravimvira. Byari bigoye ariko Imana yarabikoze. Moto turayifite nkuko yabivuze. Twaje ahangaha rwose nta kintu na kimwe yakoraga ngo kigende. Twaje ahangaha moto yarafite bari bayimwambuye.
urangije uramusengera amubwira ngo mu minsi mike ugiye kubona akandi kazi. Moto yarayibonye arayitwara agaruka kuza gushima Imana ko ka kazi yakabonye. Arangije icyashimisha yimubwira ari ku wa kane aramubwira ngo mu minsi mike ugiye kubona moto yawe. Nta n'icyumweru cyashize. Yesu ni umwami. Komera Imana amashyi menshi. Akimara kubivuga nahise mvuga nti se ko nta kintu dufite twakura amafaranga aguze moto. Mu by'ukuri nta n'ahantu twari turi, nta kazi nari mfite, nawe n'amafaranga yakoreraga ubwo yaverisaga 5 turi kureho nayo turya nayo kwishura inzu. Ariko nyashima Imana ko naho tuba Kinyanyi mazemo imyaka 4 abantu bose asigaye avuga ngo tujyana ahantu wakuye umugisha. Tujyana ahantu wakuye umugisha. Komera iyo Mana amashyi menshi. Yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye, iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka, iyo ni izongera ikore n'ibindi, iyo Mana izongera ikore n'ibindi, ayiwe ngo izongera ikore n'ibindi, iyo Mana izongera ikore n'ibindi, ayiwe ngo izongera ikore n'ibindi, hallelujah, kongera hallelujah. Komera iyo Mana amashyi menshi. Jesus. Haleluya. Amina. Mushumba reka nanjye mbivuge. Nawe bivuge rata. Gumamo. Oh. Haleluya. Amen. Yaba bindenze. Haleluya. Mushumba nije wa mugore. Aho. Nije wa mugore. Ino. Ije wa mugore naje hano mbabaye. Ego. Ndushye ndemerewe. Ariko nshatse kuva ku Mana agakiza kukuri. Yavuga ngo nzandika igitabo. Uzandika igitabo. Genza sobanura Imana yawe. Haleluya. Shaka gusobanura Imana yawe. Ntabwo ndi buvuge byinshi. Ariko mu by'Imana yakoze nanjye Imana yangiriye neza. Murabizi ko akazi ko nakabanye Mushumba arabizi. Yego. Ariko sigaye ndi n'umuyobozi mu kazi nkora. Jesus. Ntabwo igihe cyo kubivuga ariko binkoza ahantu. Mu kazi dukoze nabi nabwo ntiwe wikwica akazi. Hari abantu bari hanze. Iyo maze kuvuga engineer nta kintu arenzaho. Bimaze kuvuga. Nta kintu arenzaho. Nyine bugiye ubitekerezaho uzagaruke. Engineer ati niba yavuze bugiye ubwo yakubonye ko wishe akazi. Imana yaguhaye ijambo. Hanyuma Imana yaguhaye ijambo. Yampaye ijambo. Aherutse kumbwira ngo boss mukuru yaje arakwitegereza. Duhita tuvuga ngo turagushyiriraho akantu. Turagushyiriraho akantu. Buretse utaragenda gatoya. Muhe mikoro yongera abwira aba bantu. Umwami atanze ihumure mu mitima y'abizeye. Nanjye ndacyarimo rega ndasimbuka bikemera. Uyu mubyeyi muramwibuka? Icyifuzo yaje afite. Yarakeneye ahantu ho gucumbika. Niko? Yego. Ntaho kuba nagiraga. Ashaka akazi. Nibyo?
uza kunsaba ko wakora akazi ko mu rugo. Yego. None ukora akazi ko mu rugo? Oya. Umvijwe ryurira asanura ngurura hamagara Yerusalemu wirusange uruhure. Imana yitwa Karuhura. Icyo cyumweru cyangwa bibiri wahise ubona akazi cyane. Reka navuga gatoya. Jewe nahise ko ubwo namuvaga imbere ntago nagiye nishimye kuko icyo ni icyifuzo nimuzaniye ntago yabimbwiye neza. Nirambwiye ngo genda Imana ikugirire neza ariko yashaka ko ari akana mpereza nkagerage nkaribaho ni yashaka muhereza akana. Hanyuma rero mu kugenda kwanjye nageze epfira ukayiraga hari ijwi rirambwira ngo nta kurengera nta muntu wakurengera. Ngira imbaraga nyinshi cyane. Hanyuma aho nabonye akazi nagiye nkora akazi k'ikiyedi. Mu by'ukuri nashimye Imana sinimusobanura neza ariko mpageze mu minsi 3 nari nikoreye amatafari ya mpunyu. Noneho umuyobozi arambwira ngo hagarara nkubwire. Ubwo yari Gapita ngo ntago waje muri kigo kwikorera amatafari hano. Yes, guki. Arangije arambwira ngo ikintu ngushinze uzenguruka ikigo kinini kiri hano imbere ya Viziyo inzu barimo kubaka ndende zihari hafi 3 ngirengo. Arambwira ngo uzenguruka ikigo utora igipapuro cyangwa se ushaka ferabeto. Ubwo nyine nkora ko kazi ariko nyuma y'imisi ngahe abaragiye haza engineer ukorana natwe noneho mugira umugisha cyane ubusigenzi unyoboye itsinda ry'amasuku muri icyo kigo. Komera Yesu amashi menshi. Komera Imana amashanye nicaye. No kuvuga ngo cyo impamvu nahagurukije bariya hari igihe hahaguruka umuntu bakavuga bati wenda yamusengeye kuko bigaragara ko ari umuntu ugiye gukora akazi gakomeye. Ariko kuri njyewe mwese murakomeye kuko Imana izabambaza. Mwese. Abariko namwe mujya mubona umuntu wese waremwe mu ishusho y'Imana afite agaciro mu buryo kandi urabona aba bantu mubona hazavamo abantu bakomere kuruta babarusha amashuri. Nituvuga ngo tugiye kubaka urusengero umuntu haguruka atange miliyoni 30 ufite masters yatanze isi koko Yesu yabyemeye akamushyiriraho inzira bikemera. Yesu ni umwami. Abose bakemberetse bose umunsi nahagurukije peace umunsi naguhagurukije nawe urashaka kuvuga ngwino wiruka. Hey Dr. George, clap for him. Komera amashi. Umukozi umuhanga Yesu arakora. N'umukozi umuhanga Yesu arakora. Amashi kumana. Mureke mbivuge nanje. Aha, witwa nderata? Nitwa George Butare Wycliffe. Wycliffe. Yego. Ariko wabwira kuri na docteur. Kufite doctora. Namwe nkunda kurishira imbere uko mbona ukwisumbukruza. Oya, bivuge babimenye kugira ngo batavuga ngo havuze umuntu wo hasi gusa, turebe nabandi aho bageze. Nitwa Dr. George Wycliffe Butare. Aha. Ntago ndi muganga. Ego. Ni docteur wo kwiga. Ukora iki? Ndi umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Ndi umwarimu kwigisha nk'undi. Imana igumugisha cyo kirahagisha. Ndashaka kuvuga ukuntu apostolo Imana imutegeka nawe agategeka. Twaraganiriye mfite ibintu bibiri byingoye. Aravuga ati icyambe ntabwo nkivuga. Ego. Ngikuyeho. Ibyo byiyumviro byaragiye. Komera Yesu amashi. Toka wewe.
icya kabiri ni imyenda iragenda ivamo buke buke izanarangira. komera Yesu amaki. Muramwibuka ahagaze hariya avuga ati ndashaka kwiyahura, njyewe ndashaka kwiyahura gusa. Arabivuze. Nibyo avugaga. Narinzi ko ari ibindi. Nibyo ngibyo. Ya mage tuyatetse bya bintu tubitese mu muriti. Twagiye muri ofisi ye aravuga ati njyewe ndategeka kandi iyo migambi iragiye yose. Komera Yesu amashi menshi. Mwumvaga byandenze nta yindi nzira ihari, ariko izo nzira zaragiye. Komera Yesu amashi menshi. Ibisigaye ni imirimo ndimo gushaka, ndashaka imirimo ubu ngubu ku buryo bazajya bampamagara njye nkahitamo. Ugahitamo ari benshi nkahitamo aho nshaka. umva rero George twumvikane ndahangaha, njyewe noneho ndongeye ndategetse ngo guhaye ubuzima. Haleluya. Guhera umwaka utaha, imyaka 3 izakurikirana, abantu bakuzi ntibazongera kukumenya. Amen. Ndategetse ngo genda ugire ubuzima. Amen. Utwara imodoka ushaka, uture mu nzu ushaka, utembere aho ushaka kujya. Kiretse Imana itaraguhamagaye. Amina. Uriya mubyeyi arimo kuvuga, Yego. numvishe imbaraga ziva ngo nagenda nawe ubivuge. Nizo zikubwe ngo ngwino. Nawe kagende mbivuge, ibyagiye byaragiye n'ibizaza bigiye kuza. None anategetse n'ibindi ngo bikomeze bize. Bikomeze bize. Urakoze cyane. Imana Yataye kuri ibicumuro byacu. Komera Yesu amashi menshi. Kubona haguruka kuri akavuga afite impamvu yo mu mutima. Hari igihe umuntu atabisobanura neza. Buri muntu nawe urashaka kuvuga komera Yesu amashi, nahaguruka nawe huta. Amen. Amashi ku Mana y'agakiza ku Haleluya. Amen. Daddy, ikintu ngiye kuvuga ntabwo kizi. Ntabwo nkizi. Hari abantu benshi bashobora kuba bazi ko abizi ariko ntabyazi. Ego. Ariko ari igihe Imana irema kugira ngo kizabe igihe cyo gutanga témoignage. Ego. Nagenza hano kenshi ngira ngo Daddy yigeze kubivuga kugeza igihe yaje kuma inshingano zo guhagararira ivugabutumwa hano. Niyo muyobozi w'ivugabutumwa. Ariko mwumva icyo ngiye kubabwira Imana yakoze. Ubwo nazaga hano hari ibyifuzo byinshi nasabye ko bansengera kugira ngo mbone. Byose sindi bubivuge. Ariko hari ikibazo naje mfite cy'imodoka. Yari ifite ikibazo, yaragize ikibazo cya computer. Ariko ndamubwira ngo umfashe unsengere kugira ngo PS ibashe kuboneka. Ayigura yibone yari yabuze. Nyigure kuko yari yarabuze. Icyo gihe yaransengeye apostle, ikintu cyabayeho. Murumva mufite amatsiko? Ntago mubizi, na Daddy ntabwo abizi kuko atekereza ko imodoka nzamo ari yari ifite ikibazo. Ariko muri video navuze ubwoko bw'imodoka nari mfite kandi yari ifite ikibazo. Ego. Yari Murano. Murano murazizi? Nissan Murano. Ntago muzizi, ni imodoka nyine. Ni imodoka mudakunda kubona mu muhanda. Mwumva ikintu cyabayeho. Yaransengeye iyo pièce ntibyaba ngombwa ko tujya kwibona i Bugande. Ahubwo hano abayikoraga Imana ibaha ubwenge bakora iyo computer. Irakira. Imodoka irakira. Ariko nsigarana ikibazo cyuko yanywaga essence nyinshi cyane. Ndavuga se ndajya kubwira Daddy ansengere imodoka igabanye kunywa essence. Nta kidashobokera Imana. Nta kidashobokera Imana. Ariko burya yari yansengeye. Haleluya. Amen. Mwumva ikintu cyabayeho nyuma y'ukwezi. Haleluya. Haleluya. Umuntu yarifashe, he's my brother, aba hanze
haleluya amen aravuga ngo ndabona nta modoka ufite yo kujyamo. yari azi ko iriya yakize, ariko urumva ikibazo nari mfite. afata amafaranga agura Range Rover. imodoka ngenda mugira ngo murayizi ihagaze hariya hanze. muze kwiba Range Rover Range Rover. Imana y'agakiza kukuri. Daddy ntago wari ubizi. Ntago nari mbizi. Ariko numvaga hari igihe nzaza gutanga témoignage kugira ngo bifashe abantu. Haleluya. Amen. Nta kimana idashobora kuba yatanga nimba ngenda muri Range Rover. Kubera Imana y'agakiza kukuri. Nta kintu itazakora. Nta kitazakora. Icya kabiri, naje hano mbabwira ngo hari umuntu nahaye miliyoni 9, ariko uwo muntu aranyembura. Ndabwira Daddy ngo nansengere kugira ngo uwo muntu azayagarure. Muzi ko njya nishyuriza abantu. Niko yambwiye. Njye nishyuriza abantu. Ariko icyo nshaka kuvuga ntabwo umuntu yanyishyuye. Yego. Ntabwo uzi ko wabaye hano hari ubuntu bw'Imana nyine. Yes. Hallelujah. Amen. True salvation. Amen. Hallelujah. Amen. Dukwiye kugira agakiza kukuri. Amen. Hallelujah. Amen. Ibyo twumva hano bijye bitubera inyigisho. Kandi niki Imana idushakaho. Ikeneye ko dukizwa tugakizwa by'ukuri. Amen. Icyo kintu muracyumvise? Yego. Uwo muntu nge na madamu, reka madamu ahaguruke mumubone. Madamu ari he? Nahaguruke mumubone. Komera Yesu amashyi. Ngwino usanga umugabo wawe. Shanguye nashaka kurebe neza. Imana yamaye umufasha mwiza cyane. Ni mwiza, mukomere Imana amashyi. Kapo. Hallelujah. So icyo nari ngiye kuvuga Imana yakoze muri icyo gihe twarimo dusoma ijambo ry'Imana. Hallelujah. Amen. Noneho tugera ku ijambo ryatwigishaga ritwemeza ko tutagomba kujya tuvuga amagambo gusa ngo twigishe abantu ngo mubabarirane kandi twebwe tutabikora. Yego. Muracyumvishe? Yego. Icyo gihe Imana itwemeza ko uwo muntu tugomba kumuharira uwo mwenda. Bashikumana. Uriya ni mama wanjye. Aya mama wapi? Mama Deudate. Komera Imana amashyi. Turabana ariko ntabwo yarabizi. Mu kwezi kwa 4 tumaze kumva Imana ibitwemeje, turavuga Imana yatubwira ngo mubishire no mu nyandiko mujye kwa noteri, kuko twe twaraburanye no mu rukiko. Imana idutsindira mu rukiko tutagiye kuburana. Uwo nari nahaye amafaranga ngo ajye kutuburanira, uwo muntu yamwishyuye amafaranga kugira ngo ataza kuburana. Ariko Imana irambwira ngo nzagutsindira urubanza humura. Tsinda urubanza tutaburanye. Ariko turushaho Imana iratubwira ngo nimukumva ijambo ryanjye ngo mubure no gushira mu bikorwa icyo rivuga. Good. Twandika kwa noteri ko tumuhariye umwenda. Komera Yesu amashyi menshi. Komera Yesu amashyi menshi. Ndumva ari byo nashaka kuvuga, nukuri Imana yarabikoze apostle. Komera Yesu amashyi menshi. Menshi. Fata madamu ku kuboko rero umujyane yicare, niko bigomba. Hana abadamu n'abamikazi. N'abamikazi. True salvation, experiencing God's power. Ubonye ukuntu Imana igitabara abantu bayo. Ndashaka kukubwira ngo Yesu ni umwami, ni umwisunga nawe aragutabara. Itorero ni True Salvation Church, dukorera Kimironko hafi y'akagari ka Nyagatovu. Iyo uturutse kwa Rwahama ugera ku muhanda umanuka ujya ku kagari ka Nyagatovu ukabona icyapa cyegeranye n'icyapa cya Deperi cyanditseho True Salvation Church. Iyo ugeze ku kagari nabwo ubona ikindi gikati iburyo hari icyapa, ndetse uturutse no mu muhanda wa Kibagabaga ukareka umuhanda ujya ku murenge wa Kimironko, mu kuboko kwawe kw'imoso uhahita uhabona icyapa cya True Salvation Church. Hirya gato ya kontineri y'umutuku uzabubona imbere yawe icyapa cya True Salvation Church, hariranga ngwino
ntucikwe, ntiwiyahure, ntiwihebe, ngwino ubona Imana. Ndagusabye ngo niba udasinzira nijoro ukaba uhagaritse umutima, Yesu aravuze ngo ngwino yewe urushye n'uremerewe, ngwino ndakuruhura. Tuguhaye ikaze, nze kuzabona Imana kandi turabakunda. Shalom, Imana ibahe umugisha.